mungureho mubishaka. Kandi ubwo ndagiye niko nkora. Bye, ndabakunda. Nanjye noneho mbonye ibicezi. Chezi. Nanjye noneho mbonye ibicezi. I love you so much, my beautiful people. Thank you, Finest. Miss Finest. I swear, dore manitse ibiganza byanjye. Aba followers banje abantu munkunda ndabakunda pe. Bivuye ku mutima. Ari nayo mpamvu ngewe nzajya mbihera entertainment, nzajya nza twiganirire, nzajya nza twigane kandi duhugurane, nzajya nza I love you so much. Ndabakunda cyane. Aba followers banje bo kuri Instagram ndabakunda cyane. Ntazajya abantu bababeshya. Aba followers banje ba hano kuri TikTok ndabakunda, niyo mpamvu nza kubaganiriza. Ariko nk'uyu muniga kuki yaguze iriya Twitter akayita X-Man, uyashaka kutwibutsa iki koko? Thank you so much. Ntago nzi umuntu ujugunyemo umutima wa zahabu. 14, thank you. Ntabwo nzi umuntu ujugunyemo umutima wa zahabu, umutima uyaga. Thank you. Umva, ntazagira umuntu bayobya. Aba followers banje bo kuri Twitter ndabakunda. Abankurikirana hano kuri TikTok ndabakunda. Kandi none ujya mu no ko mbakunda. Followers banje cyangwa abantu bankurikirana kuri YouTube Redeemed, thank you. Ndabakunda sana. Mukingeho, mukinze nabwe muke unugukingaho nukingura umuyaga urinjira. Nukingura umuyaga urinjira shu. My brother. Akayaga karakwinjirira. My brother. Ugomba kubukinzeho. Ugomba kubukinzeho mu gihe runaka. Ugakingura ari ukubona ari ngombwa. Kuko ushaka gukingura akayaga kakinjira. Akayaga kakwinjira. Good evening beautiful people. Sinzi umuntu waherejemo good evening. Oh, ndaguzuje cyane kabisa. Hano turi nimugoroba kabisa saa 11:40 mu gihugu cya Uganda, Kampala. Good evening beautiful. Good evening. Yo. Good evening beautiful people. Good evening. Umva. Ubu kuba dukinzeho for the moment. Kuba dukinzeho hanyuma tukajya dukinguraho tubona ari ngombwa. Tubona ari ngombwa ukabanza ubundi ugomba no kubanzuka. Muna Wagwan, thank you 14. Thank you so much. Thank you so much, Liza. Thank you so much Munwaju.
cyaze utuma nseka ubu ndabakunda sana, munyemerere dusenge. Ibi byose tubikora mu izina ry'Imana. Ibi byose Imana niyo iduha ubushobozi, niyo iduha imbaraga, niyo iturinda, yo kabyara, yo karema, yo yaremye, niyo idushoboza byose. Uretse ko buriya abantu babona bakoze ibintu bya danje, bamara gukora ibintu bya danje cyangwa Imana ibashoboje gukora ibintu bya danje, ubwo nta badakorana n'imyuka ya Satani. Ariko kuko imyuka ya Satani irari kandi nayo ifite ibyo ikora, kandi bimeze nk'ibitangaza, bigaragara nk'ibitangaza. So rero Imana yo mu ijuru, ibyo nkora byose, ibyo aya matrends mubona ngiye ntago ndi umuntu nguvuga ngo ndarenze, ngo ndi umuntu ngukora. Oya, ni Imana. Buriya Imana hari ikintu ishaka gutambutsa, hari ubutumwa Imana ishaka gutambutsa. Lidwine nakubonye, buriya Imana kuba uyu munsi murimo kuza mugakinguraho, hari ikintu Imana ishaka gutambutsa. Mwebwe mushaka kutabimenya, ariko hari ikintu Imana ishaka gutambutsa ku buzima bwanjye, ku buzima bwanjye kabisa. Liza ubu nkinzeho, nkinguyeho, ndongeye nkingaho. Thank you so much, Lidwine. Thank you so much, Miss Finest. Imana, God is setting some trends for me. It's not me who is setting trends. Ntabwo ari njye urimo gukora izo trends zimwe murimo kubona, ni Imana irimo kuzikora mu nyungu zayo bwite, ariko ku buzima bwanjye hari ibyo ishaka kunkorera, hari ibyo irimo gukora. So nimugire ngo ni ngewe, nimugire ngo mvuge ngo yagongo yagaratwika, ngo buriya yagongo yahatwitse, ngo buranga arimo nga. Ni Imana, iyo ni Imana. Munyemerere rero nsengera abantu bose babanye natwe. Imoni, I see you man. Nsengera abantu bose babanye natwe, nsengera abantu bose batapinze screen, nsengera abantu bose batwifurije ibyiza, nsengera abantu bose bohereje amagifti. Imana ibahe umugisha. Ngewe I mean it. Ntabwo nyanza gusengera abantu ndimo kubikinisha, nta nubwo njye nkina n'Imana. So abamama muri hano, abakobwa muri hano, inkumi muri hano, urubyiruko ruri hano, abana muri hano, abapapa muri hano, abajene muri hano, abasaza, abakecuru muri hano, munyemerere twubahe Imana dusenge. Uwiteka Mana nziza, Mana ikomeye, gitare cy'amahanga, ndagushimira ndaguhimbaje kubw'ineza yawe n'ubuntu bwawe. Nshimye ko waturinze, nshimye ko wemeye ko duterana n'abantu bangana gutya, nshimye ko babanye nanjye. Mwami, ndagushimira cyane. Uri Imana ikomeye, uri Imana ihambaye, uri Imana yaremye umuntu, urema ibihumeka byose, urema ibihe, urema ijoro n'amanywa, urema imibumbe yose, urema inyanja. Uri Imana ihambaye, nta muntu n'umwe ufite ubwo bushobozi bwo gukora ibyo ngibyo, ariko watoranyije umuntu kugira ngo abitegeke, kugira ngo abibemo, kugira ngo Mwami abe hano heza, abe muri nongobyi yitwa isi. Mwami, turagushimiye ko warinze abantu babanye nanjye bakabyuka. Turagushimiye ko wabanye n'abamama, turagushimiye ko wabanye n'abapapa, turagushimiye ko wabanye n'abana, turagushimiye ko wabanye n'urubyiruko, turagushimira ko warinze abasaza, turagushimira ko warinze abakecuru mu izina rya Yesu. Mwami rero nsabiye umugisha umuntu wese wageze hano, nsabiye umuntu wese watapinze screen, nsabiye umugisha umuntu wese wabanye nanjye, nsabiye umuntu umugisha wese wohereje impano, umuntu wese wohereje gifti, musabiye umugisha mu izina rya Yesu. Mana, ndabizi neza ko waratubwiye ngo nidusabirana umugisha hagati muri twe tuzawuhabwa. Mbasabiye umugisha uva mu ijuru ry'amajuru, mu ntebe y'icyubahiro wicayemo, mu izina rya Yesu. Abamama bari hano bagize icyo bohereza, ubaha umugisha. Abapapa bari hano, abajene bari hano, urubyiruko ruri hano rwose rwabanye nanjye, ubaha umugisha mu izina rya Yesu. Ubwo tuzongera guhurira kuri iyi live, tuzagushima nanone. Birashoboka ko twavuze ibitaguhesha icyubahiro, birashoboka ko twavuze ibitakubahisha, utubabarire, kubera ko turi abantu kandi twambaye umubiri, kandi umubiri uracumura kubera ko ufite emotions, ufite amarangamutima. Mwami mwiza rero, turakwinginze ngo ineza yawe n'ubuntu bwawe bikomeze kuturanga, bikomeze kutugenga, bikomeze kutuyobora mu izina rya Yesu. Paulo yaravuze ngo ngerageza gukora ibyiza ariko ibi bikantanga imbere. Mwami mwiza, duciye bugufi ngo ushyirwe hejuru, wowe nyiri juru n'isi, wowe waremye ibiboneka n'ibitaboneka, wowe wemeye ko uyu munsi mba ndiho nkaba nkivuga. Ndagushimiye cyane, uri Imana ikomeye,
habwa icyubahiro kubw'uyu mwanya, habwa icyubahiro kubw'aka kanya keza cyane twagize nagiranye n'abantu hano. Komeza ukora imirimo yawe mu buzima bwa buri umwe wese uri hano, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Umva, thank you so much, thank you so much, may God bless you. Imana bampera umugisha, Imana bampera umugisha, Imana bampera umugisha.